iyo nsubije amaso inyuma nkareba aho wankuye Yesu we uburebure bwaho agira ubwoba mu mutima mu cyobo kirimo abanyabyaha mu ndiba yacyo ninjye wabanzagamo ubonye imirunga yari imboshye ndetse n'inkingi nini nari. Yesu ashimwe kandi Yesu ahabwe icyubahiro. Nongeye gushima Imana cyane kuri uyu mwanya kubera yuko yemeye ko ngaruka kugira ngo ngire icyo mvuga, kuko mwuka w'Imana yampase numva nta mahoro mfite, kandi icyo yampatiraga nta kindi ni ukugira ngo ngire icyo mvuga kigendanye n'ijambo ryayo. Naherukaga ntanga ubuhamya bwanjye bw'uko Uwiteka yangiriye neza akankura mu mwijima akangeza mu mucyo wayo w'itangaza. Mu yandi magambo ni ubuhamya bw'uko nakiriye imbabazi z'Imana, kandi nashimye abantu bavuze ko hari icyo byabamariye. Ariko nanone mwuka w'Imana yampase uyu munsi kugira ngo ahantu Satani yari yaranzirikiye ni ukuri mbashe kongera kubabwira abavandimwe, mbashe kuhakubwira wowe unkurikiye, kugira ngo niba Satani nawe yaba yarahakuzirikiye ubashe kumenya uburyo wakwigobotora. Uwiteka rero akugirire neza kuri ubu buhamya ngiye gutanga. Dusenge. Uwiteka Mana ikiranuka, nongeye kugushima cyane, wongeye kungarura kugira ngo ngire icyo mbwira umuvandimwe uwo ari wese unkurikiye. Ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe abe ari we wikorera, kandi umwuka ugiye kunkoresha, uwo mwuka uba ari nawo uzakorera mu muntu uzumva buno buhamya, kugira ngo icyo wankoreye nawe abashe kugikorerwa, ave mu mwijima, ave muri Egiputa, ave mu byaha, kugira ngo izina rye ryandikwe mu gitabo cyawe cy'ubugingo, mu izina rya Yesu, amen. Rero nsubiyemo gatoya ku byo nari narababwiye ubushize. Nababwiye ko navukiye mu muryango wa Gikristo, mvukira aho basenga, mvukira aho twubahirizaga isabato mu buryo bukomeye cyane, aho bakunda kwita ko ari mu gitambyi. Ariko nasanze nari meze nka Nikodemo. Ubwo nari maze gukura, maze kumenya ubwenge, ndetse nkora n'umurimo w'Imana mu buryo bukomeye cyane, bitewe n'uko nasanze ababyeyi ndetse n'abaho twasengeraga mu itorero ariko babigenza, numva rwose ni wo murongo. Nabaye nka Nikodemu. Nikodemu we ku giti cye, kuko yari Umwisiraheli, yumvaga nta kindi akeneye, kuko n'ubundi Abisiraheli nibo bitwaga abana b'Imana. Noneho umuntu wabaga aturutse mu mahanga, wabaga ari umunyamahanga, akaza akemera amahame y'Abisiraheli agakebwa, uwo nguwo yitwaga Umwisiraheli. Noneho ibyo byateraga Nikodemu rero kumva yuko nta kindi akeneye, kuko n'ubundi we yavutse ari umwana w'Imana. Ariko igihe amagambo ya Yesu Kristo yamugeraga mu matwi, hari aho yamusize, bituma we ajya kumushaka kugira ngo baganire. Yitwaje ijoro rero kuko yari umunyacyubahiro, kandi Yesu yari asuzuguritse muri kiriya gihe. Nyamara amagambo yaganiriye na Yesu Kristo we ubwe wenyine ari babiri yamugiriye akamaro cyane, byatumye yiyegurira Yesu Kristo igihe Yesu Kristo yapfiraga ku musaraba. Rero nanjye ntarahumuka, ntaramenya ubwenge, nari nzi yuko kuba ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi bimpa uburenganzira bwo kuzajya mu ijuru. Ariko nshima Imana yuko igihe kimwe Imana yemeye yuko ahubwo nta wundi munyabyaha umeze nkanjye, kuko nikoreraga ibyaha uko nishakiye, nkakora ibibi ibyangwa n'Uwiteka,
ariko ibyo ngibyo nkabitwikiriza umwambaro w'uko navukiye mu idini kandi ryubahiriza isabato. Ariko Uwiteka agira neza. Uwiteka yarantabaye kuko nari mpapfiriye cyane, kuko naje gusobanukirwa neza yuko Yesu Kristo we yivugiye yuko ayo magambo aboneka muri Yohana igice cyaho cya 8 umurongo wa 44, ubwo Yesu yabwiraga abayuda yuko bakomoka kuri se Satani. Icyo gihe numvaga nyine bari abayuda, ariko muri Zaburi igice cya 58 uhereye ku murongo wa 4 ukageza wa 6 nasomye amagambo nanone yongeye kunyereka yuko ndi umunyabyaha uteye ubwoba. Amagambo avuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo, kuko iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya. Ubusabwe bwabo buhwanye n'ubw'inzoka, bameze nk'impoma y'igipfamatwi yiziba amatwi, itumva ijwi ry'abagombozi, naho bagomboresha ubwenge bwinshi cyane. Aya magambo nyumvise ntise koko burya umuntu iyo akivuka atandukana n'Imana. Nongera kwibuka yuko Kristo yabwiye abari bariho icyo gihe yuko bakomoka kuri se Satani. Ibyo bintu numva birantangaje cyane, niyumvamo ko ndi umunyabyaha. Ariko kandi nanone muri Zaburi igice cya 51 umurongo wa 7 niho Dawidi we yivugiye ati, dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Aha hantu rero nahise numva yuko uko byagenda kose navutse ndi umunyabyaha. Ibyo byanteye gushakisha uburyo nava aho ngaho. Mu yandi magambo, iyo umuntu akivuka avukira mu bubata bwa Satani. Satani ahita amwakira. Satani ahita avuga ati welcome, ngwino mwana wanjye. Kuko rero Satani ari se w'ibibi, ubundi Satani niwe sitoke y'ibibi. Imana nta kibi gishobora kugera ku bantu atariyo icyemeye, ariko noneho iyo yemeye ko ikibi kikugeraho ihita yemerera Satani kugira ngo ya sitoke y'ibibi ifunguke maze bigere ku bantu. Abo bantu bibe byabatera kwibuka Imana, kuko Imana yagiye ibikora mu mateka. Iyo Abisirayeli batandukiraga bakibagirwa Imana umuremyi wabo wagiye ubakorera ibitangaza byinshi cyane, iyo bibagirwaga Imana yemereraga Satani, noneho bagaterwa n'amahanga. Satani agakoresha amahanga akaza agatera Isirayeli, ndetse rimwe na rimwe bakabashyira mu buretwa bw'igihe kirekire kugira ngo babashe kwibuka Imana yo mu ijuru. Rero natinze, ibyinshi biri mu buhamya bwatambutse. Niyo mpamvu uyu munsi ahubwo ngiye kubabwira iby'Imana yankoreye, ndetse naho naringuye nitwaza yuko navukiye mu muryango w'Abakristo, ndetse nkakora n'inshingano z'Abakristo, ndetse nkagera naho ngira n'abo nyobora, nyamara nkabayobora ndi umunyabyaha mubi. Ahantu Satani yari yaranzirikiye niho nshaka yuko nawe wakumva, kuko hari igihe wasanga nawe warahazirikiwe, cyangwa se hari uwuzi wahazirikiwe, ubashe kumugira inama. Igihe cyose namaze nziritse kuri ya nkingi ikomeye ya Satani, nari umukozi ukomeye w'Imana, ariko sinari umwana w'Imana, kuko umukozi akorera ibihe. Rero hari aho nari nzirikiye, ngira ngo ahari mu buhamya bwashize nababwiye ko nabatijwe mu mazi menshi, nk'uko n'ubundi ari wo muco twavutse dusanga. Ariko ibyo ngibyo nari nzi yuko iyo umuntu amaze kubatizwa aba abaye umwana w'Imana. Ariko nashidutse mbona
n'ubundi ibyo nakoraga mbere ntarabatizwa, ahubwo uko nagendaga nkura ibyaha byariyongeraga kandi naranabatijwe. Nubwo ibyo byaha nabikoraga numvaga hari asiranse mfite kuko nabatijwe. Nkora ibyaha byinshi cyane ariko Uwiteka yarabimbabariye. Nshima Imana cyane ko Imana yanyimenyekanishije ikankura ahantu habi narindi. Buriya rero uko umuntu agenda azamuka mu ntera mu by'itorero cyangwa mu by'idini, ni nako Satani arimo kumushyira ahantu hasi cyane ikuzimu, ahantu atashobora kuzikura uretse ukuboko kw'Imana konyine gushobora kugukurayo. Njya mvuga nti mu cyobo kirimo abanyabyaha, mu ndiba yacyo ni njye wabanzagamo rwose, ariko Uwiteka nanone wumva ukuboko k'Uwiteka ukuntu gukomeye. Nubwo ari njye wabanzagamo, yafashe akaboko ke gakomeye cyane, kandi yakuje Abisirayeli mu Egiputa bitari byoroshye, kandi yakoresheje agabanya inyanja mo kabiri maze Abisirayeli bakambukira humutse, kandi yakoresheje aho yongera ahuza y'amazi kugira ngo Abanyegiputa bose bashiriremo. Ako kaboko niko Uwiteka yakoresheje ankura muri rwa rwobo hasi cyane mu ndiba aho nabanzaga. Abandi banyabyaha bose bari hejuru yanjye, ariko Uwiteka nkuramo. Ubu ndashima Imana. Reka mbabwire ahantu Satani yari yaranzirikiye. Nubwo nari narabatijwe, nubwo nari umuririmbyi, nubwo nari umukuru w'itorero, ariko aha hantu hazirikiye abantu benshi. Buriya buri muntu wese Satani aba yaramushingiye inturubiko ye cyangwa inkingi amuzirikishaho umunyururu ukomeye. Noneho Satani kuko ukivuka aba agufite, agahita aguhisha uburyo wamuvaho, ahubwo yamara kukuzirika neza akudanangiye, yarangiza agahita akohereza mu murimo w'Imana, ukajya gukorera Imana, ukaririmba, ukaba umuririmbyi ukomeye. N'impano Imana ishobora kuba yaraguhaye, ukaririmba, ugahanga indirimbo, ukabwiriza, ukaba umubwiriza, ukaba umukuru w'itorero, ukayobora, ukaba pasitoro, ushobora no kuba wayobora n'itorero uyobora iryo ari ryo ryose ariko ku isi yose. Ariko iryo banga Satani adashaka kurivumbura, adashaka ko uvumbura yuko uziritse, akaba yarakuziritse, avuga ati vuga iby'Imana. Iyo uvuga iby'Imana uziritse, Satani arishima cyane. Hari ahantu rero nari nzirikiye hakomeye cyane. Hari ibintu byari byarantwaye, ibintu bigendanye n'umupira w'amaguru. Nakundaga umupira w'amaguru, ariko ikibabaje nawukundaga ntawukina. Byari bibabaje. Buriya Satani arabata, nkawukunda ntawukina rwose, ahubwo nkakunda kumva abawukina, cyane cyane ku mateleviziyo, cyane cyane ku maradiyo. Nta mahoro, byaragiye biranyokama ku buryo nta mahoro nagiraga igihe nabaga ndi gufana, igihe ikipe nabaga ndi gufana yabaga imerewe nabi, nanjye umutima waragendaga ugahena. Ibyo biragenda biranyica. Ibyo mbibana umuririmbyi, ibyo mbibana umukuru w'itorero, ibyo mbikorana umurimo w'Imana cyane, ku buryo ubwo bubata yemwe bwari bumpitanye. Hari umuvandimwe w'inshuti yanjye, kubivuga nta kibazo kuko nawe ubwo bubata yabuvuyemo. Hari umuvandimwe twaririmbanaga,
twese twari twarabatiwe hamwe iyo nturubiko cyangwa urwo rumambo twari twararuzirikiweho rwo gukunda imipira cyane. Reka mbabwire mwa bantu mwe, Uwiteka afite akaboko gakomeye cyane. Ubwo mwari muzi yuko twari tugeze aho twajyaga kuririmba, ikipe twafanaga yaba yakinnye, tukava kuri stage cyangwa tukava imbere ku ruhimbi kuririmba, ariko dukeneye amakuru y'aho iyo kipe igeze nayo iri mu mukino, tukumva dukeneye amakuru yo kumenya nimba yatsinzwe cyangwa yatsinze. Hari igihe umuntu yinyabyaga agahita asohoka avuye kuri stage, yarangiza akashyiraho akaradiyo cyangwa kuri telefone akumva aho ikipe ye bigeze, yaba iyo mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Wakumva yatsinze ukaririmba na morale. Bavandimwe, iyi nturubiko iziritseho abantu benshi. Uyu munyururu uboshya abantu benshi. Ikipe yaba yatsinze ukaririmba na morale, abo mu rusengero bakagira ngo iyo morale ni rwose ni mwuka w'Imana. Yaba yatsinzwe tukaba tumeze nabi. Uwo muvandimwe rwose arabizi neza Imana yadukoreye bikomeye, ni ukuri turishimye. Noneho akabaho no gufana n'amakipe yandi yo hanze tutanazi. Reka nkubwire, ubundi nturubiko ya Satani ni mbi cyane, irabata akohereza gukora umurimo w'Imana, ariko hari ahandi yakuzirikiye cyane ugafatanya na bya bindi, ugafatanya umurimo w'Imana n'uburetwa yagushyizeho. Naje gushiduka, ikipe nafanaga yo mu Bwongereza sanze yitwa amashitani atukura. Nafanaga ikipe yitwaga ngo ni Manchester United. Yarantwaye uruhu n'uruhande, nta mukino wabo nasiba kumva, niyo ntabaga nkureba. Hari igihe nararaga ijoro ndeba imipira kandi bugacya nsubira mu kazi. Hari igihe nararaga nsakuriza umufasha mu buriri, telefone nayishyize kuri network neza ku buryo nkurikirana umukino neza, nkamenya uko birara birangiye. Kandi ubwo uko niko uko ikipe yatsindaga yanjye, uko yatsindaga niko nanjye numvaga umutima wanjye haguwe neza, nkumva mfite amahoro menshi cyane. Ariko yatsindwa nkumva umutima wahennye, mwumva ububata nari ndimo bavandimwe. Nyamara kandi hari igihe bashoboraga no gukina ku isabato. Iyo sabato nabwo umuntu yabaga ari gukurikirana umukino, nubwo twabaga dufite igitaramo runaka hari aho twagiye kuririmba, nubwo nabaga ndi umukuru w'itorero aho twari kuba turi hose, aho ngaho umutima wabaga uri hehe? Wabaga uri mu mupira. Ntakina, ahubwo ukinwa n'abandi, njyewe ngo mbashyigikiye mbafana. Iyi nturubiko rero iriho abantu benshi, ndabizi neza. Abaririmbyi benshi baziritse ku iyi nturubiko. Baririmbyi baririmba mu makorari, bari n'abaririmba indirimbo zo mu bitabo zerekeranye n'ibyo mu ijuru. Kandi idini ryose waba usengeramo, bitewe n'uko umuntu wese afite aho yavukiye, Satani afite aho yakuzirikiye. Niba utarabasha gusobanukirwa n'uko Imana ikomeye, ngo wizere yuko amaraso ya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo rishobora kugukura aho hantu nyuma yo kuryizera. Ariko icyo nshima Imana nuko igihe kimwe cyarageze. Mana, habwa icyubahiro, habwa icyubahiro kandi cyane. Igihe cyarageze ibyo bintu binkuramo. Hari n'indi nturubiko nanone nari nziritsweho, nimvuga inturubiko muhite muyumva kuko niyo numva ihita yihuta, cyangwa inkingi ikomeye yo gukunda filime. Filime nazo narazikundaga cyane.
naba ntangiye filime nkumva umutima wahennye. Burya ibintu bijya gushyuha mu mutwe bitewe n'uko hari uruhande uherereyemo, hari n'urundi udaherereyemo mu byo uri kureba. Nicyo Satani aba ashaka. Satani aba ashaka yuko ushyigikira uru ruhande, ruriya nturushyigikire, kandi byose azi neza yuko nta mumaro bifite, ariko ugira uruhande uhereramo. Filime zo ntizari zarantwaye umutima cyane nk'umupira, oya, ariko naziyo nazigeragamo naricaraga. Ikintu rero burya Uwiteka hari ikintu akora iyo arimo kugushaka. Imana yemeye yuko ijoro rimwe ndeba filime, ndetse n'abantu twari turi kumwe tureba filime. Hari uburyo rero Satani ari umugome, akora ibintu by'amafilime, noneho akazi ntayikore ngo inarangire, ahubwo akaba yayikora ibintu by'utuseri, ibyo bita amaseri cyangwa amasizoni, bikagenda ukazajya urangiza agace kamwe. Ariko ni umuhanga cyane Satani, ni umuhanga cyane. Agakoresha uburyo usoza agace ka mbere ariko ukumva ntunyuzwe utarebye agakurikiyeho. Nanone akongera wajya gusoza ka kandi akongera agashyiramo uburyohe ndetse n'ubushake bwo kugira ngo wongere urebe agakurikiyeho. Ni uko nguko ubwo bubata. Icyo gihe twararebye turareba, bucya mu gitondo twumva inyoni ziravuze. Icyo gihe nahise nibaza mu mutima wanjye nti abo twararanye iryo joro ubu ari nk'icyigisho kiri hariya muri televiziyo, ubu ngubu twaba twamaze uyu mwanya. Aho hantu nahafatiye umwanzuro ukomeye cyane. Icyifuzo muri ngewe cyahise kinzamo, ndavuga nti Mana, mu mutima gusenga sinari mbizi, kandi nari umukuru w'itorero. Byaba ari bya bindi twavukiye ahantu usanga basenga nawe ukajya usenga. Ndavuga nti Mana, nimba nshobora kurara ijoro kw'ibi bintu bidafite umumaro, nyamara nkaba nzi neza yuko ntarara ijoro ku byawe, mpindurira. Uwiteka yumvise iryo jwi. Uwiteka yumvise mu mutima wanjye, ashyiramo icyifuzo cyo kumushaka. Kandi naramusabye nti Uwiteka mfasha, ahari hari ibi bintu byari byarambase, ubikuremo, ushyiremo ibyawe, unshyiremo gukunda ibyawe, maze nzinukwe. Icyo gihe yahise amawoninga, arambwira ngo irinde televiziyo irimo iyo mipira, wirinde ayo mafilime, ukoresheje ubushake bwawe ndagufasha nutera intambwe. Intambwe narayiteye. Umva, Uwiteka arashoboye, upfa kuba wamwemereye. Uwiteka aramfasha, ibyo bintu ndabizinukwa, ahubwo ahitamo umurongo w'uburyo ngomba kumushaka kandi nkamubona. Nshimira Imana ku magambo nkunda kuvuga. Uwiteka yanteye kumushaka kandi afasha no kugira ngo mubone. Uwiteka niwe udutera kumushaka kandi agahindukira akadufasha kumubona. N'ubuntu dushaka Uwiteka bigishoboka. Ndashima Imana cyane rero ku kintu Imana yankoreye. Ahari iyo ntaba umunyabyaha ukomeye cyane, izo ni ingero z'ibyo mbashije kuvugira ahangaha. Hari n'ibindi nakoraga bibi biteye ubwoba. Uwiteka yankijije. Buriya Imana ijya yemera yuko ushobora kugera ahantu habi ugashayisha, ku buryo ubona kuri imbata ya Satani neza nyirizina, maze ukifuza kuvayo. Rero njye nagize amahirwe, Imana yemera ko ngera habi, kandi ndi n'umuyobozi, ndi n'umuririmbyi. Uko kugera habi gutyo nibyo byatumye nitekerezaho. Uwiteka yangiriye neza, yankoreye ibikomeye. None uyu munsi ndimo ndararikira buri muntu wese, umuntu wese ukora umurimo nk'uwo nakoraga, yaba ari umuririmbyi, gukorera Imana binyuze mu ndirimbo, kuko nahamaze igihe kirekire. Uri umuririmbyi, urabizi neza, uri kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu cyo mu ijuru. Hari indirimbo mfite ivuga ngo byakumarira iki
kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu cy'abandi, nyamara iy'igihugu cyawe utayizi byakumarira iki? Kwivugisha ururimi rwo mu kindi gihugu, nyamara ururimi rwo mu gihugu cyawe utaruzi, ibyo ngo nta na kimwe byakumarira rwose. Si ukukubeshya, nicaraga ndirimba ngo ko nzajya mu ijuru, nkicara ndirimba uburyo turi mu bihe bikomeye bisoza amateka y'isi, aho tugomba kwiyeza. Ibyo nkabiririmba, nkakomeza nkaririmba uburyo tugiye kugera mu bihe bikomeye cyane, ibihe by'ishungura, kandi ubwoko bw'Imana tukwiriye kwiyeza tukitegura. Ibyo nkabiririmba mpfa kubivuga gusa, nkabiririmba nzi neza yuko ndi bukurikirane iby'imipira, nkabiririmba nzi neza yuko hari filime ndi buze kureba, nkaririmba yuko Kristo agiye kugaruka, ariko nzi neza yuko na Manchester United yakinnye. Nkumva igitaramo turimo cyo kuririmba kirasoza ryari, ko mace mbona nayo igiye gutangira. Abaririmbyi bari mwako gatebo. Hari abaririmbyi baherutse kumbwira ngo iwabo aho basengera, ngo iyo harimo imikino runaka y'umupira w'amaguru, ngo ntago bashobora gutegura amateraniro. Ye baba we, ndangije ndavuga nti Mana ubagirire neza, ahantu niho nari nzirikiye, kandi kw'iyi ngingo y'umupira w'amaguru izirikiyeho abaririmbyi benshi cyane, benshi cyane. Amafilime azirikiyeho abantu benshi cyane. Utwo ni utuntu tubiri mbashije kuvuga, simvuze ibindi, kuko tugiye kuvuga iby'inzoga k'uyu munsi bwo birambabaza cyane. Inzoga ntago ngewe nigeze, inturubiko y'inzoga ntago Satani yigeze ayinzirikaho namba, ariko aho yari yaranzirikiye harahagije. Satani w'ubundi abibashije yagushingira inturubiko, agafata umunyururu wo ku busambanyi akawukuzirikaho, agafata umunyururu w'ubujura akawukuzirikaho, agafata umunyururu wo kureba ibyo by'imipira n'amafilime akawukuzirikaho, akakuzirika ku yindi minyururu y'ibindi bintu byose. Yarangiza we icyo ahita gukorera, ahita kohereza mu murimo w'Imana, kandi akakugira ukomeye mu itorero iryo ari ryo ryose waba urimo. Uwiteka akugirire neza. Ndagira inama umuririmbyi aho uri hose, uririmba neza, uririmba indirimbo nziza, uririmba indirimbo ziteguriza kugaruka kwa Yesu Kristo, uririmba indirimbo zerekana yuko Yesu Kristo agiye kugaruka, uririmba indirimbo zerekana yuko umunyabyaha ari mu mage ndetse natihana azarimbuka, uririmba indirimbo yubahiriza igihugu cyo mu ijuru, ndetse ukanavuga yuko uzagitaha. Ariko niba utarigeze wakira imbabazi z'Imana, utarigeze usobanukirwa neza yuko uwavukiye mu biganza bya Satani agahita agushingira za nturubiko, kandi nawe ubwawe ukaba uzi neza yuko nimba wumvise buno buhamya, ukaba uzi neza yuko hari ahantu uzirikiye muri ibyo byose, ntaho uzajya. Ariko uyu munsi birashoboka, aho turi mu bihe bibi bikomeye bisoza amateka y'isi, aho turi mu bihe bibi bikomeye, buri muntu wese agomba gufata umwanzuro ku kigendanye n'ubugingo bwe. Rero hari igihe uba uri umuririmbyi, ukaba uri n'umukuru w'itorero, byose ubifatanije, ndetse ukaba uri n'umupasitoro, nabyo byashoboka ko waba uri umuririmbyi ukaba na pasitoro. Abaririmbyi ndabasabira, ariko ntago nabasabira mwe mutisabira. Uwiteka kugirire neza muririmbyi, va muri ibyo urimo maze ushaka imbabazi z'Imana. Iryo jwi Imana yaguhaye ni ukuri yarariguhaye kugira ngo urikoreshe umurimo w'Imana nk'uko ubikora. Ariko nk'uko yabwiye abigishwa be ngo nimwe bagabo b'ibyo, mugomba kubanza kuba abagabo bagomba gusobanura icyo kwihana no kubabarirwa ibyaha kivuze, kuko namwe mwabibabariwe, kuko namwe mwihannye. Kuririmba waba ubihagaritse, niyo nama. Ukabanza ugashaka iki? Ugashaka imbabazi z'Imana,
ugakomeza umurimo wo kuririmba, ariko uri umugabo wo guhamya ibyo wageze gute wakorewe. none se urabwira umuntu ngo niyitegure kuko Kristo agiye kugaruka, nyamara wowe nta bimenyetso byo kwitegura ufite, ugira ngo iryo jambo ryagira ireme? Reka data, ririmba ariko uba umugabo w'ibyo uvuga. Mukuru w'itorero, ni ukuri nawe birashoboka ko waba uri umukuru w'itorero ubu ngubu ukiyoboye, cyangwa se waranamubaye bitewe n'ibihe twanyuzemo ukaba aho uri. Barigeze kukubwira ye baba we, nari nibagiwe kubabwira, nabaye umukuru w'itorero maze ngiye mbona bateguye igihe cyo kuza ngo hari gahunda yo kweza abayobozi. Mbona baraje nanjye ngo baje kunyeza, nyamara kandi niyizi. Uza abantu bejejwe kandi nabo bwabo bazi ko ari abanyabyaha babi. Muyobozi mukuru w'itorero, ntiwejejwe? Uriya muhango wagukorewe ni ukuri, nimba utarihannye n'undi mugozi Satani yakubohesheje, ukumva uti ndi umuyobozi, ndi umukuru w'itorero wejejwe. Reka nkubwize ukuri, inama naguha ni uko wasubira inyuma. Niyo mpamvu bizageraho ubwo iteka rizacibwa, ubwo ririya tangazo ryo mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo waho wa 11 havuga ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Ubwo iri tangazo rizaba ritangajwe, iri tangazo riratubwira imigabane 4, ariko nayo igabanije mu matsinda 2. Ni ukuvuga ngo mu bakiranutsi harimo ibyiciro 2. Ni ukuvuga ngo mu bazajya mu ijuru, mu bahirwa, harimo ibyiciro 2. Ariko nanone mu bazarimbuka naho harimo ibyiciro 2. Ariko ndagira ngo twirebere ku cyiciro cy'abazarimbuka, ariko bitwa abanduye mu mutima, bagomba gukomeza bakandura. Ese abanduye mu mutima ni bandi? Kubera ko mu mutima ariho Imana irebayo ubwayo. Abandi bantu basanzwe bo iyo barebye abo bantu banduye mu mutima, bo ntibapfa kubibona bitewe n'uko rimwe na rimwe abo barejejwe ni abakuru b'itorero, ni abaririmbyi, ni abanyedini runaka, ni abapadiri, ni ababishopu, ni abaki bose, abantu bagiye bayoboye amadini, ba shehe bande. Abo bose iyo barebye inyuma, ukabareba inyuma, uba ubona ari abana b'Imana, uba ubona ari abantu beza, rimwe na rimwe baba banavuga neza. Ariko Imana yireba mu mutima. Itekerezeho ko bagukora mu ntoki buri gihe bavuga ko uri umuntu w'Imana bitewe n'inshingano wahawe n'itorero urimo. Ngaho mbwira, wowe iyo wicekinze usanga ari byo? Ese usanga kuba barakwejeje, usanga koko wari ubikwiriye ko Imana ariyo yeza? Ni ukuri abakuru b'itorero b'abasambanyi barahari, abanywanzoga barahari bakomeye cyane, ni iminsi ho biranakomeye cyane. Ariko noneho cya cyubahiro wahawe n'idini usengeramo, icyo cyubahiro kigasa nk'igikuvura bya byaha ukorera mu rwihisho. Ariko ibyo ngibyo Imana nayo irabizi. Niyo mpamvu ari izivugira ngo uwanduye mu mutima, uwo nguwo wanduye mu mutima afite ishusho yo kwera inyuma, ariko mo imbere muri we ahakana imbaraga z'uko kwera. Mukuru w'itorero, nimba uri mu icyo cyiciro, subira inyuma, wikwihagararaho, Uwiteka agufashe. Pasitoro cyangwa muyobozi w'idini runaka, ni ukuri nawe Uwiteka aragushaka uyu mwanya.
wikwikinga mu mutaka waba uyobora cyangwa w'urwego uriho uyobora mu idini ryawe. Oya, ahubwo Uwiteka arashaka gukuraho icyo cyubahiro gihishe ibyawe, maze ikakugira nka Nikodemu. Nikodemu yari afite icyubahiro gikomeye cyane, yari umuntu ukomeye mu idini ya Kiyuda, ariko kandi ngo yajyaga aba no mu nama y'igihugu. Yari akomeye cyane kandi ngo yari umuntu w'umunyabwenge, umuntu wari warize kandi afite amashuri menshi, afite n'amafaranga menshi. Umuntu wari warize kandi afite n'amafaranga menshi. Ariko nyuma yo kumva inkuru ya Yesu Kristo, bya byubahiro byose yabishyize hehe? Yabishyize hasi. Yasanze ubwe amenya ko yanduye mu mutima, arabyimenyera. Maze Nikodemu arangije, cya cyubahiro kirakomeza kiramusunika, ariko ni nako ijambo rya Yesu Kristo yari yarumvise naryo rimurimo rimusunika. Arangije aravuga ati, batazambona wenda niyubashye nasanze uriya munyegalilaya udasobanutse, reka ngende nijoro hatabona, reka ngende hatabona. Agenda nijoro hatabona, maze yiganirira na Yesu Kristo ku giti cye. Pasitoro, nawe inshingano ufite, turabizi ko muvunika cyane, turabizi neza yuko muri ahantu habi aho mugomba kumvira ababayobora bo hejuru banyu, n'abo hejuru bakagira abandi bubaha abo hejuru, n'abo hejuru bakagira abandi bubaha abo hejuru. Ariko uhereye k'uwo nguwo ubayobora wo hejuru wa mbere kugeza kuri wowe pasitoro wo hasi cyane, ari nawe ngirira impuhwe cyane cyane, nsabira buri gihe kugira ngo Imana igufashe, kuko ni wowe ugomba gusohoza amabwiriza yose yatanzwe n'uwo ku rwego rw'isi bitewe n'itorero uyobora. Ube maso, ushyire icyubahiro hasi, ndetse ushyire no gutinya abakuyobora hasi, wubaha Imana, maze uce bugufi. Icyubahiro cyawe kigende kijye hasi mu mukungugu, wumve yuko ukeneye Imana, nk'uko Kristo yemeye ko icyubahiro cye cyiza kikajya hasi, aho yemera kuba n'umugaragu w'imbata kugira ngo abone yambata. Rero Uwiteka atugirire neza, ni ukuri. Uwiteka akugirire neza, Uwiteka agusange kandi ateze ibiganza. Pasitoro, mukuru w'itorero, nawe muririmbyi, ni twebwe twakagombye kuba turimo tubwira abatuye isi bose iby'inkuru yo kugaruka kwa Kristo, tubabwira ko Yesu Kristo naza azaza aje gutwara bihannye, kandi tugomba kuba ari twebwe bagabo b'ibyo ngibyo, kugira ngo tubwire abatuye isi natwe ibyadukoreweho, tubwire abantu Yesu natwe ubwacu twakiriye. Turi mu bihe bisoza amateka y'isi, nitwe dukwiriye kubwira abantu ko bagomba kwihana. Reka Uwiteka agufashe, reka Uwiteka amfashe, reka Uwiteka afashe buri muntu wese. Nubwo waba utari umuririmbyi muri korali runaka, ukaba utari umukuru w'itorero mu itorero runaka, ukaba utari pasiteri mu itorero runaka, ariko nawe ubwawe mu itorero ubamo cyangwa mu idini ubamo, ujya uririmba indirimbo zo mu bitabo byanyu byogeza ubwami bwo mu ijuru. Ariko reba, urabona uzabujyamo? Nimba utazabujyamo rero kubw'ibyo wiyiziho, fata umwanzuro, uce bugufi, usange Yesu Kristo, umubwire uti ndi umunyabyaha ndabyemeye, kandi nzi neza yuko
amaraso yawe ariyo akuraho ibyaha. Nizeye icyo wankoreye ku musaraba w'i Karuvari, kandi ndifuza kuba umwana wawe uhereye uyu munsi. Wizere, Uwiteka arakugirira neza. Uwiteka rero abane namwe mwese mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Uwiteka Mwami, nongeye kukwereka buri muntu wese uri mu nshingano, nyamara iyo nshingano ikaba ari iyo gutuma abamukurikiye bazerekeza mu bwami bwawe. Tubonye yuko Satani yishimira kutuzirika, akagira aho atuzirikira tugakora ibibi we yifuza, ariko akanatwohereza mu nshingano irarikira abantu ko Yesu Kristo agiye kugaruka. Ariko uyu munsi tubashije gusobanukirwa binyuze muri ubu buhamya. Uyu munsi ufashe buri mwana wawe wese wumvise iby'aya magambo, mu izina rya Yesu, amen.